Ni umukobwa mwiza dufite mu muryango witonda. Numvise inkuru nk'iriya rero numva biranshimishije. Wabyakiriye ute ucyumva ko bamuhaye imodoka nk'iriya? Nyamara kumva ko bamuhaye imodoka ntabwo nishimiye cyane kuvuga ngo bamuhaye imodoka, ahubwo nishimiye ko ni nk'urukundo bamweretse cyangwa se ni nk'urukundo bamuhaye, kuko iyo umuntu aguhaye imodoka cyangwa se ikintu nishimiye cyane, ko imodoka ntabwo ari ibintu yari abuze, nta nubwo ariyo yari kuvuga ngo niyo mahirwe agize cyangwa iki, ahubwo nishimiye urukundo bamweretse, nicyo kintu cya mbere na mbere nishimiye. Kuvuga ngo icyo gihe baravuganye bavugana aho bagomba guhurira, ariko sisita amubwira ko bagomba guhurira i Rwamagana. Dureke rero we nta nubwo i Rwamagana hazi, we bamurangiye lokasiyo n'abahamujyana, aba ariho bahurira baraganira. Icyo gihe nanjye twari turi kumwe, ngira ngo nayo foto nakweretse wabibonye, ariko abantu babimenye yagiye. Ihagaze $3,000 z'amanyarwanda, kandi niyo mpeta yari yambaye yari ihendutse mu zo yari yambaye. Ubwo rero nanjye nyifite nka gift, ndizera ko abantu batazangirira nabi kubera ko mbivuze. Ariko ubundi yaje mu rugo, yenda yari ari nk'ahantu yagiye amaze nk'igihe ataza mu rugo, ni ibijumba bamutekera. Nicyo kintu kimushimisha mu kurya kurusha ibindi. Nubwo uri guseka nawe iki kiganiro nakibona biraza kumushimisha, kuko ahubwo ababazwa nuko abantu batabizi. Uriya baravuga ngo yagiye kwitezaho ibintu, noneho dufite umwana w'imyaka Alice w'imyaka 17 mumubonye usanga papa arimo araseka. Ikindi ni umuntu ukunda gusangira n'abandi ibyo afite, ni umuntu buri cyumweru uzindukira ku bitaro akajya gufasha abarwayi, akunda gufasha, ariko ni ibintu atajya ashyira mu itangazamakuru ko yari agiye gushinga foundation cyangwa se gukora itsinda, ariko abiterwa n'uko yajya abangamirwa n'abantu, abona yajya abangamirwa n'abantu, arangije aravuga ngo uko mfite ubushobozi bukeya reka mbyikorere. Niyo process yahise atangira yo kujya abyikorera, ariko ikintu kimuranga cyane muri we twese tumuziho ni urukundo kuruta ibindi byose. Asante sana kunyakira. Amazina yanjye nitwa Nyatanyigaye, gusa kuba atanzi izina nzwiho cyane cyangwa se nkoresha muri film, abantu benshi banzi kuri Muganga Innocent. Muganga tuguhaye ikaze, ariko uyu munsi ufite akamwenyu. Asante. Uri kumwenyura cyane, ariko amakuru ari gutuma umwenyura nayamenye. Mushiki wawe ngo bamuhaye imodoka muri Tanzania. Natwe inkuru tukimara kuyumva nk'umuryango we, cyane cyane noneho nka musaza we, numvise ari ibintu binkoze ku mutima cyane, numva ndabyishimiye. Nta kuntu wabura kwishimira inkuru nk'iyo ngiyo. Ese tubwire ubundi mupfandiki? Ni mushiki wanjye, tuvukana kuri papa niwe duhuriyeho. Ni umukobwa mwiza dufite mu muryango witonda. Numvise inkuru nk'iriya rero numva biranshimishije. Wabyakiriye ute ucyumva ko bamuhaye imodoka nk'iriya? Nyamara kumva ko bamuhaye imodoka ntabwo nishimiye cyane kuvuga ngo bamuhaye imodoka, ahubwo nishimiye ko ni nk'urukundo bamweretse cyangwa se ni nk'urukundo bamuhaye, kuko iyo umuntu aguhaye imodoka cyangwa se ikintu nishimiye cyane, ko imodoka ntabwo ari ibintu yari abuze, nta nubwo ariyo yari kuvuga ngo niyo mahirwe agize cyangwa iki, ahubwo nishimiye urukundo bamweretse, nicyo kintu cya mbere na mbere nishimiye. Mr. Gaël Nyatanyi, ubundi tubwire muri make, wowe nawe isano mufitanye ni irihe udaciye ku ruhande? Nk'uko nari maze kubibabwira, ni my sister, tuvukana kuri papa ni papa, ntabwo duhuriye kuri mama, gusa nyine papa niwe duhuriyeho. Gusa nyine twarakuranye, n'ubu ngubu nuko adakunda kuba kenshi cyane kuba ari mu rugo. Ubu ngubu ndagenda, natangiye ubuzima bwanjye, mfite aho mba ndi kuba, ariko akenshi tuba turi kumwe, ariko twarakuranye turi abana, imyaka 5, imyaka 3 kuzamura twari turi kumwe. Reka nsaba abadukurikiye badukurikiranye muri kano kanya bakwitegereze, bakurebe neza, barebe n'iyi foto ya Yolo the Queen. Ese murabona bavukana? Bahuje se? Niba udukurikiye andika muri komenti, kandi niba hari icyo ushaka kubaza Mr. Gaël
umubaze ariko ku bijyanye na mushiki we cyane. gaye tujya twumva ngo mushiki wawe ngo ushobora kuba hari ibintu yiteje kugira ngo amere kuriya, nibyo cyangwa? Ibyo byaravuzwe cyane mbere yuko muri famille tujya kubyumva, no muri social media cyangwa se mu itangazamakuru byabanje kuvugwa cyane cyane muri famille abantu bakavuga bati se mushiki wa Gaël ko ameze gutya byagenze gutya, kandi ngewe nta kidasanzwe nzi yakoze, ahubwo ikintu najyaga mbona akora cyane ntabwo yajyaga asiba gym. Buri gihe mu gitondo yajyaga muri gym, nimugoroba akajya muri gym. Akenshi rero twarajyanaga yabaga akora ziriya siporo baba bakora, ariko nta kindi kintu kidasanzwe yigeze akora. Ibintu ahubwo njya numva bavuga birantangaza ngo yitereshejeho ibiki, birananga, numva binyobeye, kandi ukumva abantu babivuga babihamya. Hari abavuga ngo aba yambaye ngo ikibuno, ngo hari ibintu ngo yambariramo ngo kugira ngo amere kuriya. Oya, biriya ni iby'umuryango, kuko ngira ngo na mama namukweretse muri telefone, wabonye ko na mama nawe tayi ijya kumera nk'iriya, ni uko mama asa nkaho imyaka isa nkaho iri hejuru, ariko ubu urabona ko nawe ni kuriya, ni ibintu by'umuryango. Sa nk'utunyuriramo muri make, wenda ku batamuzi abenshi nta nubwo banemera akabaho, ariko tubwire uko umuzi kuva ukiri mutoya umubona, yari ameze gute? Se nabwo yari ameze kuriya? Akiri umwana yari umwana mutoya, kwa kundi usanga sibo navuga gutera, urabona kwa kundi utambuka muri quartier ugasanga utwana dutoya turi gukina umupira, nawe yari akana k'agakobwa gatoya, wanyura ku muhanda ugasanga karimo karakina umupira, ntago wamenya ko ari we ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo yatangiye guhinduka cyane ageze mu myaka 15, nibwo yatangiye kugenda ahinduka, n'uwageze muri 20 biba akarusho. Ubwo rero ntekereza ko ari n'ibintu bitari kuri we gusa, ku bakobwa benshi b'abangavu umubiri wabo urahinduka, ni ibyo ngibyo urahinduka. Ariko wowe iyo witegereje se ubona yarahindutse nk'abandi, cyangwa we harimo itandukaniro? ni ukuvuga ngo mbona nta kidasanzwe, gusa ngereranyije n'abandi uko bameze harimo itandukaniro, kuko muri famille nujya kugerageza gutera neza cyane, buriya hari abandi ba sister banjye batoya mutazi, ariko noneho bo babonye cyangwa se bakajya muri social media batangazwa nuko bameze kurusha uriya. Baravuga ngo yagiye kwitezaho ibintu, noneho dufite umwana w'imyaka Alice w'imyaka 17 umubonye mwakumirwa, kandi n'umwana mutoya. Ko numva famille yanyu ari nziza. Usanga ari imiterere ya famille cyangwa se imisemburo, sinzi ukuntu nabyita, gusa nyine ni kuriya bimeze. Reka mbwira abadukurikiye cyane cyane ab'ingaragu, bashiki bawe ni ingaragu se? Ntago barashaka? Oya, ntago barashaka, baracyari batoya. Reka mbwire rero abadukurikiye, abasore b'inkorokoro, dore Gaël nguyu, ndaza kubapiningira na channel ye, muzamusangeho mumurebe, abahe pasi. Gaël akunda iki mu buzima busanzwe? Wenda tuvuge mu bijyanye no kurya, kunywa, akunda iki nkaho umuzi? Ni ukuvuga ngo ubundi twamaranye igihe kinini, cyangwa se twasaga nkaho turi kumwe cyane tukiri batoya, ariko akimara kugera mu myaka 20 n'ingahe, nanjye maze kurangiza secondaire, nahise mbona akazi, biba ngombwa ko mba kure yo mu rugo, nawe akenshi usanga atari mu Rwanda, aba yagiye, rero tuba turi kumwe kenshi cyane gatandukanye, kandi nyuma y'amezi 2, nyuma y'ukwezi, umuntu hari ibintu aba yahindutseho. Ariko haba mu bigendanye no kurya, haba mu bigendanye no kwambara ko ni kuriya mubona kuri social media, naho ku bintu bigendanye no kurya, akunda kwirira ibijumba, akunda kurya amateke, akunda kunywa igikoma, ni ibyo ngibyo bimutunze. Reka mbaza abadukurikiye, wowe dukurikiye muri kano kanya, koko urebye ubona Yolo the Queen ari umuntu ukunda kurya ibijumba n'amateke? Ko tubwire muri comment. Ese Gaël ibintu atubwire ubu nibyo? Gaël nibyo? Ni ukuvuga ngo ni umuntu twakuranye, kandi nta kintu kidasanzwe kuri we, kuko aba ari na proud yabyo ahantu hose abari. Uramubaza ese tukuzanira iki?
munzanire ibijumba. Kereka yenda iyo yasohotse afite abo ashaka kwisanisha nabo kugira ngo atababangamira, ko iri kumwe n'abantu gerageza kwisanisha nabo ku byo bakunda kugira ngo muhuze, ntabwo yabivuga. Ariko akenshi iyo ari mu rugo yaje nko kudusura twahuriye hamwe nk'umuryango, ikintu bamwakiriza mbere y'ibindi ni ibijumba, akanywa n'igikoma, haba ari mu gitondo, haba ari saa sita, haba ari nijoro. Ni ibintu akunda cyane. Hari igihe najyaga mbibwira abanyeshuri twigana, kuko abenshi aho niga muri kaminuza barabizi ko tuvukana, ko bajya babona amafoto yanjye turi kumwe kuri social media, bakambwira ngo isinga akunda kurya iki, nababwira ngo ni ibijumba, akavuga ngo uri muratubeshya. Ariko nyine nibyo akunda kwirira cyane kurusha ibindi. reka nsabe wowe udukurikiye uri kureba iki kiganiro kano kanya, urebe iyi foto ya Yolo the Queen, urebe koko niba ibijumba bimutse. Ese murabona koko uyu muntu akunda ibijumba? Ngiye nkurikije uko mbibona, ndabona wagira ngo ni umuntu wirira utuntu natwo turi sexy nk'udupiza, utuntu dusa gutyo. Ni uko nguko kandi na benshi babyumva. Nyine wowe uri kubyumva, ariko we ibyo ngibyo cyakoze by'amapiza, ibintu nk'ibyo ngibyo biriya barya mu mahoteli, abirya yasohokanye n'inshuti ze, cyane cyane ko iyo wasohokanye n'inshuti zawe ugerageza kwihuza nazo, haba mu byo kurya, haba mu byo muri gukora, kugira ngo muhurize hamwe. Ariko ubundi yaje mu rugo, yenda yari ari nk'ahantu yagiye amaze nk'igihe ataza mu rugo, ni ibijumba bamutekera. Nicyo kintu kimushimisha mu kurya kurusha ibindi. Gaye wowe uramuzi neza cyane pe. Ariko tubwire, wenda utunyuriremo, uramuzi kuva akiri mutoya. Ese tubwire imico ye, yari umuntu umeze gute mu mico, mu bijyanye n'imico? Ni ukuvuga ngo mu mico nta kidasanzwe cyane kuri we, gusa mu mico ntabwo ari umuntu ukunda kuvuga amagambo menshi, ni umuntu uba utuje, kandi ikindi ni umuntu ukunda gusangira n'abandi ibyo afite. Ni umuntu buri cyumweru uzindukira ku bitaro akajya gufasha abarwayi, akunda gufasha, ariko ni ibintu atajya ashyira mu itangazamakuru ko yari agiye gushinga foundation cyangwa se gukora itsinda, ariko abiterwa n'uko yajya abangamirwa n'abantu, abona yajya abangamirwa n'abantu, arangije aravuga ngo uko mfite ubushobozi bukeya reka mbyikorere. Niyo process yahise atangira yo kujya abyikorera, ariko ikintu kimuranga cyane muri we twese tumuziho ni urukundo kuruta ibindi byose. Uzi ko burya ari mwiza imbere n'inyuma cyane. bya bindi bajya bavuga ngo umuntu ni mwiza imbere n'inyuma, kuko inyuma ho ni mwiza nta muntu utabizi, n'imbere none ndumva ari mwiza cyane ahubwo. Gaye, ese mukiri batoya duhe ishusho akiri muto. Ese nabwo yari ameze kuriya uko tumuzi? Ubundi twebwe ukuntu tumuzi, wenda birashoboka ko wowe atari kumuzi kuko usanzwe umufata nk'ibisanzwe nka mushiki wawe, ariko ubundi twebwe tubona ari nk'igitangaza, tubona ari umukobwa udasanzwe. Ariko tubwire, akiri mutoya yabaga ameze ate, ndetse umugereranyije n'abandi wenda nko ku ishuri na hehe? Kera uko yari ameze akiri umwana, muzi nk'abandi bakobwa nta kintu kidasanzwe muziho, kereka mu kugenda akura ageze mu myaka 21, 22, nibwo yahise atangira guhindukamo gake, haba mu miterere, haba uko asa. Ariko mbona ari ukubikabya, sinzi yenda niba ari uko ari amafoto, buriya amafoto kujya muri shoot tukifotoza bihinduramo umuntu gake, ariko ni mwiza n'ubusanzwe. Ariko mbona uko abantu bamutekereza n'uko abantu bamuvuga bitandukanye cyane 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 nuko njyewe muzi. Nese akiri umwana nabwo wabonaga atandukanye n'abandi nk'uko ubu tumubona? Oya, akiri umwana yari umwana nk'abandi bisanzwe, ariko n'ubu mbona ameze nk'abandi. Nese atandukaniye he n'abandi? Shiki wawe ateye neza. Nyine atandukaniye he n'abandi? Ahubwo wowe ntabwo ureba. Ahubwo nuko abantu baba bakabya n'itangazamakuru rikabikabya, ariko mbona nta kidasanzwe kuri we n'abandi. Gaye, reka nkwibarize, umuhanzi wita Drake uramuzi? Ndamuzi. Ngaho gira icyo ubwira abantu. Hari amakuru twumvishe ngo Drake nawe yigeze kugira. Nyine abantu benshi
ntekereza ko abantu babimenye ari bakeya. Icyo gihe yaje mu Rwanda ariko nta n'ahandi hantu yigeze aca, yahitiye i Rwamagana babimenya yagiye, yahavuye yagiye. koko yaraje araza agera mu rugo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe baravuganye bavugana aho bagomba guhurira, ariko sisita amubwira ko bagomba guhurira i Rwamagana. Drake rero we nta nubwo i Rwamagana hazi, we bamurangiye lokasiyo n'abahamujyana aba ariho bahurira baraganira. Icyo gihe nanjye twari turi kumwe, ngira ngo nayo foto nakweretse wabibonye, ariko abantu babimenye yagiye. Hari ikintu numva neza nose we na Drake ubundi byatangiye bite, byarangiye bite? Ni ukuvuga ngo hari sinzi ahantu bigeze guhurira, sinzi ahantu sisa yari yagiye mu bintu bigendanye no kwamamaza, bari bamwumvise mu bintu bigendanye no kwamamaza. Niho rero bagiriye connection, atashye mu rugo aratubwira ngo dore ndi kuvugana na Drake. Sinzi ahantu bari kuvugana, niba ari kuri Instagram, niba ari he bari kuvugana simbizi. Bakomeza kujya bavugana, n'abandi mu rugo nkabumva barimo baravugana. Namubwira ati se buriya English mwamwumvikana neza? Akambwira utumva icyongereza avuga kiroroheje, nyine nawe yageragezaga kukivuga ariko kumva barumvikana neza. Drake n'icyongereza avuga ariko ntago gikomeye, ni icyongereza cyumvikana. Icyo gihe rero haciye nk'ibyumweru bibiri numva ngo afite gahunda yo kuza kumureba. Sister akajya ambwira ngo ntugire umuntu n'umwe uzabibwira, ariko natangajwe nuko yaje ngira ngo ni imikino. Sister arambwira ngo ngwino tujyane nta kibazo, turajyana. Abantu ariko nyine babimenye yagiye, babimenye hashize nk'iminsi ibiri agiye. Baravuga ngo agiye aka kanya kandi hari hashize iminsi ibiri agiye. Ako reka nibarize aho dukurikiye, ubundi couple ya Drake na Yolo kweri nge ndumva yaba ari iya danje byabirenze. Ako gaye tubwire, reka noneho tubwire kuri Drake uko wamubonye, uko akanya mwamaranye. Ese ni iki kidasanzwe ushobora kuba warabonye kuri Drake ushobora kubwira abantu? Drake nta kintu navuga, ikintu kidasanzwe namubonyeho ni uguca bugufi. Ko muzi nk'umusitari, muzi ku mashusho gusa, ariko nyimubona amaso ku maso nabonye ari umuntu uca bugufi, ni n'umuntu muganira mugahuza. Ariko nyine ikintu ngiye cyambabaje, ntabwo twamaranye umwanya munini tuganira, ahubwo yari ari kuganira na sister. Niwe basa nkaho bamaranye umwanya, ariko ngiye twavuganye umwanya mutoya, biba ngombwa ko dutandukana. Ariko nabonye ari umuntu uca bugufi, nta kindi kintu kiri hejuru y'icyo ngicyo. Gaye famiye yanyu ishobora kuba irimo umugisha. Ako ari ikintu utatubwiye. Nakomeje kwitegereza ku kaboko kawe mbona hariho impeta, ariko ubwo nyine icyo nari ngiye kubaza nawe urakizi. Iyi mpeta abantu benshi bakunda kuyimbaza, ariko nayo reka nyigereho kuko nari ngiye kuyibabwira ariko numva atari ngombwa. Ariko kubera ko mubimbajije nta kibazo, reka nyibabwireho. Igihe Drake yazaga mu Rwanda yagiye kugenda, kuko yaje bimeze nk'aho atari ibintu yapanze, yaje nta n'ikintu uvuga ngo afite, sinzi niba ari ibintu bya business yaraje kuganiraho na sister bisa nkaho bifite imbaraga. Araza icyo gihe yari agiye kugenda, rero mbona kuyemo impeta arayima, nyoberwa ibyo ari byo. Arambwira ngo take, nanjye ndayifata, mbona aragiye arampepera. Gusa nyine yari afite ebyiri, yari yambaye imwe hano, yambaye n'indi hano, gusa yari yambaye n'izindi mpeta nyinshi. Mbona hisemo iyi ngiyi arayima, arambwira ngo ujye uyambara. Sister arambwira ngo yifate, nanze kuyifata. Arambwira ngo yifate, ndayifata. Ngo nyine arayinsigira aragenda. Amaze kugenda sister namubwira ati se kuki wamatije gufata iriya mpeta? Arambwira ngo iriya ni gift. Arambwira ngo iranahenze cyane, ihagaze miliyoni 3 z'amanyarwanda, kandi niyo mpeta yari yambaye yari ihendutse mu zo yari yambaye. Ubwo rero nanjye nyifite nka gift, ndizera ko abantu batazangirira nabi kako mbivuze, kuko naho mu Rwanda naho wayitanga ngo aguhe miliyoni 3, kandi ndumva ari byo, ntabwo yambeshye. Iyo bayigura ariko nanjye ntabwo nayitanga. Kuko nanjye nyitegereje hari ukuntu akazuba iyo gakubiseho ahise mbona ko itandukanye n'izindi.
abantu badukurikiye hari abantu batakuzi neza wenda ushobora kubwira muri makeya uwo uri we. Ni ukuvuga ngo mu bantu wenda batanzi amazina yanjye nayababwiye, ndi umunyeshuri niga muri university, niga mu ishami rya accounting. Mu buzima busanzwe mu bintu nkora ndi umu actor, mfite filime nyinamo, mfite na filime yanjye, yenda baraza umunyamakuru araza kuyipininga muri comment, wajya kuri channel ukandikamo Nyatanyi byonyine, filime utuyibona hejuru yitiza. Nyina no muri filime yitwa Agahinda ka Liza, that's my life, ubwo nibwo buzima bwanjye, kure y'ubwo ngubwo nta bundi. Gaye uri single? Ndacyari muto cyane, I'm single. Gaye uri single and searching cyangwa ni single and searching? Ndi single only. Ntago ndagera muri iyo detail yo gusacinga kuko ntago mbyiteguye. Nzabyitegura nimara gukora ikofi neza nayirundanyije, nibwo nzagera muri iyo process. Ko nabonye kuri filime ukina usanga hariho comment, muganga turamukunda, muganga ububizu, ubutima, ubuntu bumeze gutera gute, biriya bintu byakira ute? Kuvuga ngo biriya bintu ni urukundo abantu baba bakwereka kandi ni motivation. Kuvuga ngo baba bishimiye ibyo ukora, icyo nicyo kintu cya mbere gishimisha umuntu, gitera nyine umuntu imbaraga. Ese buriya bari abantu bose bagukunda, buriya nawe uzajya ubabonera umwanya? Mwanya mubabonera muri filime. Ni ukuvuga ngo iyo nakoze igihangano cyiza cyangwa se nkakitinga neza, ntekereza ko aricyo kintu baba bakeneye kuruta ibindi. Uravuze ngo umutima wawe ni mugari, bazakwiramo. Bazakwiramo. Reka mbwira abadukurikiye, niba ukunda Gaël Nyatanyi muganga, shyiraho comment umubwire uti Gaël ndagukunda, cyangwa uduhe like. Ikindi mwibutsa ko niba ufite ikintu ushaka kubaza muganga, andika muri comment, ubutaha nitwongera kumutumira azaza agusubize ikibazo cyawe. Gaël, dukomeje ku bijyanye wenda n'ubuzima bwawe no gukina amafilime, ni iki ushobora gushishikariza abantu? Ikintu nashishikariza abantu cyane nk'urubyiruko ni ukugerageza kwihangira imirimo, atari ukuvuga ngo uteze kugenda kwa applyinga ngo baguhe akazi. Oya, mureke twihangira imirimo cyane cyane noneho ku mpano zacu. Niba uzi kuririmba genda utrayinge, niba uzi kwactinga genda utrayinge, niba uzi kuvuga imivugo genda utrayinge, niba uzi kubyina genda utrayinge. Buri kimwe cyose wumva wiyumvamo washobora genda ukigerageze, kuko nawo ni umurimo, biraguhemba, byatunga umuryango wawe. Buri kimwe cyose niba ushoboye kwifotoza ugenda ubikore, nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Gaël, tubwire, ese mushiki wawe arateganya kuzaza mu Rwanda ryari kugira ngo tuzaze mu muhango wo kumena amazi kuri iriya modoka? So ni ngombwa kubivuga kuko twavuganaga akarambwira umunsi azaziraho, ariko numva ndamutse mbishyize mu itangazamakuru ntabwo byaba ari byiza. We kuri ashobora kuba yapanze kuzaza mu buryo buri private, ugasanga mbishyize hanze ntabwo byaba ari sawa. None ubwo uzadufatira udushusho utwoherereze? Oya, nahagera bikaba ngombwa ko nkubwira, nzakubwira uze nta kibazo. Okay, reka mbwira abadukurikiye ko umunsi nzamenya amakuru y'igihe azaba yaziye, ngiye nzagenda mpababere, babere ijisho, bazanire amakuru atariho ivumbi. Okay, Mr. Gaël, mu gusoza reka tugaruke kuri mushiki wawe. Gira icyo ubwira abantu bamukunda ndetse n'abantu bamuzi uko atari. Ikintu navuga, yenda abantu ntibakajajinga umuntu kubera amafoto bari kumubonaho, ntibakajajinga umuntu kubera ko bamubonye kuri social media bari kumuvuga. Nanjye ubu ngubu iki kiganiro gishobora kuza gusohoka kubera ko muri kugifata, kubera ko muri bugisohore, benshi bakanekereza uko nari cyangwa se bakibaza byinshi cyane ku buzima bwanjye kandi atari ko ndi. Rero numva icyiza iyo utazi umuntu ntukemere ibimuvugwaho, kubera ko uko bamufata n'ibyo bamuvugaho
amakuru bamuvugaho, ibintu byose nta n'ahantu bitandukaniye n'uko ameze, biri very very different. ese muri famiye yanyu, mu muryango w'iwanyu, iyo mubonye amafoto ye ariya tubona kuri Instagram hirya no hino ku nkoranyambaga, ese mubifata mutse? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugenderaho iyo umuntu mubona kuri Instagram, ukabona kuri social media, ukabona abantu bamuvugaho amakuru mu buryo butandukanye, igikuru ni uko twebwe tuba tumuzi, igikuru ni uko ababyeyi be baramuzi, ari papa aramuzi, ari mama aramuzi, ko tuvukana turamuzi. Rero biriya tuba tubona ari ibintu nyine biri aho ngaho, tubifata nk'ibintu bisanzwe. Iyo twumvishe umuntu bamuvuga tukabibona mu itangazamakuru, usanga papa arimo araseka. Ni ibyo ngibyo nyine, ni ibintu biba biri aho nyine bisanzwe, nta kirenze kuri icyo ngicyo. Gaye, ko byagenda kose ibye na harmonize urabizi, ese ubona ari ibintu bizaramba? Ni ibintu bifite aho biva n'aho bijya? Ariko we na harmonize nzi nta kintu kidasanzwe kirimo, kuba yamuhaye imodoka yenda byinshi bazabimenya nyuma, ntabwo najya kubivuga. Yavuze ko ntabwo najya kubivuga, ntabwo byaba ari byiza, ariko ntekereza ko ari business. Niba ari business, navuga ko ari nka business, ni nk'ubushuti busanzwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni urukundo rwo ku mutima, ni ubushuti busanzwe, nk'uko nanjye nshobora kuba nakugenera impano runaka, ni ibyo ngibyo. Ahako harmonize yigeze kuvuga ko ashaka kumugira umugore, ahubwo ubwo ayo makuru bimeze ibyo nyine ni bya bindi nkubwira byo muri entertainment, ni bya byo muri social media, cyo kubona ukumva umunyamakuru yahimbye ikintu, ukumva harmonize nawe ashobora kubivuga, hari ibintu bisanzwe biri aho, kuko akunda kuburaga cyane. Ariko niyo yamugira umugore nta kibazo, nta kintu bitwaye, kuko bamuhaye n'imodoka nabyo ni ibintu byiza, byerekana ko ni umuntu yishimiye, nta kintu byadutwara. Mwamwishimira cyane rwose. Harmonize ko abantu bavuga ngo ni ikirara, koko mwamushyingira mukumva nta kibazo? Cya mbere ni urukundo ruruta byose. Muri Bible handitse ko urukundo ruruta ibintu byose, ngo runihanganira byose, rwihanganira byose. Okay, reka Gaye, reka tugushimire ku mwanya waduhaye, ku mwanya wawe kuba wigomwe ukagira icyo utubwira. Wakoze cyane, ndetse mbwire n'abadukurikiye bandike ibitekerezo byabo, ndetse niba hari ikibazo bashaka kubaza, niba hari ibibazo by'inyongera bakubaza. Ubutaha nitujya kumena amazi kuri iriya modoka nshyashya, tuzongera tuganire, mubaze ibibazo bazaba banditse muri komenti, maze ubisubize. Nta kibazo. Okay, mwakoze kubana natwe. Sansa.